Hashize imyaka 8 hashyizwe itegeko rikumira kandi rigahana ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina, ariko iri tegeko ryasohotse mu mwaka wa 2008 rikaba ryarateganyije n'ibihano ku wahohoteye mugenzi we. Gusa abagore bo mu murenge baboneza mu karere ka Rutsiro barashinja abagabo babo kubi mu burenganzira ku mitungo bafitanye ndetse n'imitungo bashakanye. Cyane ihohoterwa yenda ryaba rihari yenda ni nko ku mitungo kaba hari igihe umugabo yaba heza umugore ku mitungo. Ihohotera muri aka karere rigaragara ni uko usanga umugabo nako cyane umugore hari igihe abura ijambo, igihe umugore agize ijambo nabwo ugasanga nabwo ku mugabo ugasanga mbese ashaka kugenza gute, umugabo ugasanga nawe nta bumwe mbese afitanye. Nyamara iki kibazo cyo kwimwa uburenganzira ku mitungo ndetse n'ubuharike bikunda kugaragara mu murenge waboneza mu karere ka Rutsiro, ahanini biterwa n'ubusinzi ku bagabo bamwe na bamwe muri aka karere ka Rutsiro nk'uko bitangazwa na bamwe mu bagabo, ariko iki kibazo kikaba kidashyirwamo ingufu n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze. Ku bagabo bakinywa inzoga cyane nibo usanga hari ubwumvikane buke ku bijyana n'umutungo, ariko nk'abagabo bareba kure ntibishinga inzoga abo nta kibazo bagira. Kuba hakigaragara ihohoterwa hirya no hino mu Rwanda cyane mu duce tw'ibyaro, bigaragara ko hakiri icyuho mu guharanira uburenganzira bw'abagore mu rwego rwo kugira umuryango utekanye. Ngirumatse Desire, umuyobozi ushinzwe umutungo muri Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango, avuga ko Minisiteri ikora ubuvugizi nubwo hakiri inzego z'ibanze zigifite urugendo rurerure kumva uburemere bw'ihohoterwa rikorerwa mu miryango ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Icyo Minisiteri ikora nk'inshingano zayo ni ukubera abavugizi, gukora ubuvugizi kuri abo bantu bigaragara koko bahohotewe. Iyo bahohotewe bakabasha kwegera Minisiteri bakagaragaza guhohoterwa kwabo. Gusa Depite w'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Dr. Odeta Nyiramirimo we ashimangira ko ikibazo cyo kwikubira umutungo mu karere ka Rutsiro giterwa n'ubujiji bwa bamwe mu bagabo bumva ko umutungo hari umuntu umwe, hakumva ko ari umutungo bafatanyije n'uwo bashakanye. Rimwe na rimwe haba hari ubujiji. Umugabo cyane bituruka ku bagabo akagira ngo umutungo w'urugo ni uwe, ntamenye ko ubu byahindutse ko umutungo ari uwa bombi, ndetse no kwandikisha imirima baba bafite uburenganzira kuri wa murima 50% 50%. Niba batunze inka bazifiteho uburenganzira bungana, niba batunze ihene ni kimwe, bafite uburenganzira bungana ku mutungo. Umurenge waboneza no mu mirenge igize akarere ka Rutsiro, intara y'Uburengerazuba, ukaba ufite umwihariko w'abagabo baharika abagore babo ndetse no kwikubira umutungo, bimwe bikwiriye guha ingufu Leta y'u Rwanda kongera ubukangurambaga ndetse no guhugura imiryango nyarwanda hagamije impinduka. Bizere Imitashe, Clouds TV mu karere ka Rutsiro.